Ndagusuje cyane wowe turi kumwe ahangaha uri gukurikirana kino kiganiro. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ngingo idakunze kuvugwa cyane kandi nyamara usanga ari ikibazo gihangayikishije abantu batari bakeya muri iki gihe. Tugiye kuvuga ku kibazo cyo gukomera mu biganza, ikindi kuba ufite ibirenge bikomeye kandi rimwe na rimwe bizaho imyate. Ino ngingo abantu benshi ntabwo bakunze kuyiganiraho, ndetse ushobora no kuba ufite icyo kibazo aho kugira ngo ushake kukivugaho ahubwo ukagihunga kubera ipfunwe. Ibi ni ibintu bikunze gutera abantu ipfunwe cyane, kuko kumva ko uri umudamu, uri umukobwa cyangwa se uri umugabo, uri umusore usa neza, umeze neza, wiyubashye, ariko nyamara ugasanga ufite ibirenge biriho imyate yanze kuvaho, ikindi ugasanga intoki zawe zirakomeye cyane. Bitera abantu benshi ipfunwe. Niyo mpamvu nahisemo ko tuganira kuri iki kiganiro kugira ngo wowe unkurikiranye, niba ufite kino kibazo ubashe kubona umuti wizewe wakoresha iwawe mu rugo, utagusabye ibintu birenze, ibintu bisanzwe rwose, hanyuma icyo kibazo kikabasha gukemuka. Dushimira wowe wakoze subscribe kandi ukaba ugerageza uko ushoboye ugasharinga video ngenda mbakorera ku bantu benshi bazikeneye. Niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu gihe nagutegura ikiganiro ubashe kukibona. Ni byiza cyane ko duhera ku mpamvu y'abitera icyo kibazo, cyane cyane turahera ku kibazo cyo kuba umuntu afite ibirenge bikomeye ndetse biriho imyate. Mbese imyate yabiterwa n'iki? Hari abantu benshi bumva ko kuba umuntu arwaye imyate ari ukubera wenda umwanda, ugira umwanda utiyitaho, nyamara bitandukanye cyane n'ibyo ngibyo abantu bavuga, kubera ko abantu bagira imyate ntabwo ari abantu batoga. Ni uburwayi buterwa n'impamvu zitandukanye nk'uko tugiye kuzibona hano. Nitumara kureba impamvu turaza tureba noneho umuti ushobora kubikemura. Yego, impamvu ya mbere itera kuba umuntu yagira imyate cyangwa se yagira ibirenge bikomeye ndetse bikanasatagurika, impamvu ya mbere ni ukuba ufite ibiro byinshi cyangwa se wiremereye. Umuntu ufite ibiro byinshi iyo ahagaze igihe kirekire usanga bya biro byatsikamiye ibirenge, hanyuma ibirenge ntibibashe gusiporuta ibiro umuntu afite, hanyuma bikagenda biturika. Iyo ni impamvu ya mbere ishobora gutuma umuntu agira imyate bidatewe n'umwanda, nyamara bitewe n'icyo kibazo cyo kuba umuntu afite ibiro byinshi. Impamvu ya kabiri ni ukuba uruhu rwawe rukunze kumagara cyane. Hari abantu bagira uruhu rwumagara cyane ugasanga ahora yumagaye pe, atari uko atoga, atari uko atisiga, nyamara ugasanga uruhu rwe ruhora rwumagaye. Icyo gihe rero iyo bigenze gutyo aba ari ikibazo cy'umubiri cy'uruhu, uba ugomba kwiyitaho ugasiga amavuta cyangwa se ugakora ibyo ndi bubabwire, hanyuma uruhu rwawe ukabasha kuba rwamera neza, ugatandukana na kino kibazo cyo kugira imyate cyangwa se gukomera mu birenge. Icya gatatu gikunze kuba nk'impamvu ituma umuntu abasha kuba yagira imyate ni indwara zigiye zitandukanye. Nk'abantu bafite ikibazo cy'indwara ya diyabete, abantu bafite ikibazo cy'umubyibuho ukabije nk'uko nari maze kubabwira, nabo bakunze kuba bahura n'ikibazo cyo kuba barwara imyate cyangwa se basatagurika mu birenge. Indi mpamvu nanone ni imyaka umuntu agezemo. Iyo umuntu amaze kugera mu zabukuru, umubiri we usa nkaho ukamutsemo amazi, ntabwo aba atohagiye. Hanyuma rero iyo ageze mu zabukuru umubiri we ugasa nk'ukomeye, yarangiza akaba anafite n'ibiro byinshi, icyo gihe bituma abasha kuba yagira imyate mu buryo bworoshye. Iyindi mpamvu kandi ishobora gutera umuntu kuba yagira kino kibazo cyo kuba yasatagurika mu birenge cyangwa se yarwara imyate ni ukudakuraho cyangwa se kutavaho k'uruhu rushaje rwo mu birenge. Hari umuntu utajya ufata umwanya ngo abe yafata ibirenge bye abishyire mu mazi y'akazuyaze, hanyuma abashe kuba yakuraho rwa ruhu rushaje rwo mu birenge. Iyo rero uruhu rushaje rugiye rukiyomeka rugakomera cyane, ni handi usanga uruhu rusataguritse. Ni byiza rero niba ushaka kwita ku ruhu rwawe kujya unyuzamo ugafata igihe, ugafata ibirenge byawe ukabishyira mu mazi y'akazuyaze, hanyuma ukabyoza neza ukuraho uruhu rushaje. Birafasha cyane mu kwirinda ya myate turi kuvuga hano.
Yes, ubwo tumaze kuvuga rero impamvu zishobora kuba zitera umuntu kuba yakomera mu birenge cyangwa se akagira imyate, reka noneho turebe mbese ni igiki ushobora gukora iwawe mu rugo kikagufasha kuba ya myate yakira, hanyuma n'ibirenge byawe bikabasha koroha. Ukeneye ibintu bitari byinshi cyane. Icya mbere urakenera amazi y'akazuyaze, hanyuma ukenere umunyu wo mu nyanja, ikindi ukenere vinegere ya pome cyangwa se indimu. Nutabasha kubona vinegere ya pome urakoresha indimu. Iyo ni step ya mbere cyangwa se n'uburyo bwa mbere. Icyo uri bukore, urafata amazi y'akazuyaze abasha kuba yarengera ibirenge byawe, hanyuma ushyiremo ikiyiko kimwe cy'umunyu wo mu nyanja, nurangiza ukamuriremo igice cy'indimu, hanyuma ushyiremo bya birenge byawe iminota 30. Nubimazamo iminota 30 uraza kubikura muri ya mazi bisa nkaho byoroshye, handi nyuma hari imyate ubona hariho igikushe cyorohereye cyane, hanyuma ushyireho inzara zawe ukureho cya gikushe cyorohereye. Numara kugikuraho neza uyunyuguze neza mu mazi meza, nurangiza utangire step ya kabiri nkuko ngiye kuyikubwira. Muri step ya kabiri hari ibintu ugiye gukenera. Icya mbere ugiye gukenera, urakenera umuceri useye. Niba ufite umuceri muri stock yawe, urawufata uwusye muri blender cyangwa se uwufate uwusekure muri ka gasekuru gatoya abantu bakoresha basekura ibirungo. Uwusekure neza ku buryo ukuramo agafu kangana n'ikiyiko kimwe. Nurangiza ufata ku gafu ugashyire ahantu mu gikombe cyangwa se mu gasahani, nurangiza wongeremo ikiyiko kimwe cy'ubuki, nurangiza ukandiremo igice cy'indimu. Birumvikana ko mu gukora uyu muti uri bukenere indimu yose, kubera ko igice kimwe cya mbere uragikoresha muri y'amazi wakandagiyemo, ikindi gice ugiye kugikoresha noneho muri uyu muti ugiye gusigaho. Hanyuma nababwiye ko ufata ikiyiko kimwe cy'umuceri useye, ifu y'umuceri, ikiyiko kimwe cy'ubuki, hanyuma rero n'igice cy'indimu. Ibyo byose urabivangira hamwe, hanyuma ubifate ujye ugenda ubyomeka hahandi hari imyate mu birenge, ubyomeke use nk'ukora kushe, ubyomekeho neza bien ku buryo ya myate itagaragara, utayibonesha amaso ngo igaragare. Hanyuma nurangiza ufate agashashi keza, hari udushashi twiza tuno twemewe tuba dukomeye, hanyuma wambare ku birenge, nurangiza ushyireho amasogisi, ariko amasogisi ya koto. Ukoresha amasogisi ya koto, nurangiza wambare amasogisi, hanyuma wiryamire ijoro ryose. Wa muti uragenda ukinjiramo muri ya myate, ugatuma imyate igenda buhoro buhoro ikira, uruhu rukamera neza, rukoroha. Byumvikanye rero, aho ngaho ni ku bantu bari bafite ibirenge bikomeye ndetse binarwaye imyate. Noneho reka tuvuge ku bantu bakunze kugira ibiganza bikomeye. Abantu usanga bafite mu biganza hakomeye cyane ku buryo ukoramo pe ukumva ahubwo yagusuhuza ukumva urababaye. Abo bantu rero bikunze kubatera ipfunwe cyane ku buryo rimwe na rimwe yanga no gusuhuza n'umuntu. Kuri iki rero hari ibintu ugiye gushaka. Urashaka amata y'inshyushyu. Amata y'inshyushyu y'akazuyazi. Urafata ibiganza byawe uko ari bibiri, ubirambike mu mata y'inshyushyu, si ngombwa menshi. Urashyiramo amata makeya ay'ibiganza byawe bishobora kujyamo bigakwirirwamo gutya, hanyuma ubishyiremo ari akazuyaze, ubishyiremo iminota 30 muri ya mata y'inshyushyu. Iminota 30 nishira, uriyunyuguza ibiganza byawe, hanyuma ukore umuti ngiye kukubwira hano. Urakenera ibintu bibiri. Urakenera ikiyiko kimwe cy'ubuki, ukenere n'ikiyiko kimwe cy'isukari. Ibyo bintu urabifata ubivangire mu gasahani cyangwa se mu gakombe, ubivange neza. Nubona bitarekuyeho gatoya, wongeremo utuzi duke, ubivange cyane, hanyuma urwo ruvange urusige mu ntoki zawe. Umasa, ugenda umasa ku buryo byinjiramo imbere, umasa neza. Hanyuma ubimazeho hagati y'iminota 20 n'iminota 30, hanyuma woge mu ntoki zawe. Ibi ngibi ukunde kubikora nibura iminsi 3 mu cyumweru, bizatuma intoki zawe zoroha, hanyuma ubashe kumererwa neza. Ikindi nakubwira, niba ufite intoki zikomeye n'ibirenge bikomeye, gerageza unywe amazi, kuko
kuba uruhu rwawe rukanyaraye cyangwa se rutabobereye cyane nicyo gituma ukomera mu biganza ndetse ukaba wakomera munsi y'ibirenge. Kunywa amazi rero ni ingenzi kandi no gukora siporo ni ingenzi kugira ngo amaraso ajye abasha gutembera neza mu bice by'umubiri wawe byose, hanyuma ubashe kugira ubuzima bwiza. Reka mbashimire rero ko twabanye muri iki kiganiro, nizere ko abantu mwari mufite iki kibazo cyo gukomera mu biganza ndetse no kugira ibirenge bikomeye ndetse birimo n'imyate, mugiye kugerageza uno muti kandi muzaza muri comment mumbwira uko byabagendekeye. Ndizera ko rero mugiye kubikora kandi bonne chance. Nibutsa wa muntu utarakanda subscribe kugira ngo ukande subscribe, ukande kugera kugira ngo ujye ubana nanjye mu biganiro ngenda mbategurira umunsi ku munsi. Murakoze rero, mukomeze kugira ibihe byiza, Uwiteka abanezeze.